dufite indwara yitwa Eli uyu munsi mu itorero ryacu. Dufite abagabo bashobora kuba ari beza ariko ntacyo bakora ku bibi bibakikije. Mu gihe bafite za mikorofone bakagombye guhaguruka bakagira icyo bavuga bucece, ariko iyo hagize umuntu uza akazamura ukuboko agatanga umuburo nka Dr. Conrad Vine cyangwa Barboronia n'abandi, kuki mubataka? Mwagiye mubareka. Niba mudashaka kugira icyo mukora ku bakora ibibi, nimureke kwataka n'abashaka kubabwira. Nimureke kwibasira abantu beza kuko bari kugerageza gukora uko bashoboye kose ngo bavuze impanda kandi batange impuruza. Ellen White yaravuze ngo dufite byinshi byo gutinya biturutse imbere muri twe kurusha ibiturutse hanze. Yavuze ko kuruka ku cyumweru bizaterwa inkunga. Bamwe mu bayobozi bacu n'amateraniro rusange ntibazica isabato gusa, ahubwo bazanoshya n'abizera kuruka icyumweru. Ni indwara ikomeye mu itorero uyu munsi. Ni icyorezo kidasanzwe kiri kurushaho gutera ubwoba abagenzi bari kugana i Siyoni. Iyi ndwara iri kurushaho kwaduka uko bukeye n'uko bwije mu itorero, kandi iri kurushaho kurembya itorero. Uvuga ayo magambo yitwa Pastor David Gates, ni umudivantiste w'umunyamerika. Aravuga iby'indwara yitwa Eli cyangwa se Eli iri gukwirakwira hirya no hino mu itorero ku isi. Wakwibaza uti iyo ndwara ni iyihe? Iyo ndwara ni bwoko ki se? Kandi iyo ndwara iboneka mu gitabo cya mbere cy'umuhanuzi Samweli igice cya 2 kuva ku murongo wa 12. Hatangira havuga ngo kandi bene Eli bari ibigoryi ntibari bazi Uwiteka. Ku murongo wa 22 handitswe ngo icyo gihe Eli yari ageze mu zabukuru, yumva ibyo abahungu be bakoreraga Abisirayeli bose, kandi nuko basambanaga n'abagore bakoraga ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Maze aho kugira ngo se wabo bana bacyahe, ntacyo yitayeho, arababaza ati ni iki gituma mukora bene ibyo? Kuko njya numva abantu bose bambwira ingeso zanyu mbi. Ati reka abana banjye ibyo numva bavuga si byiza. Uyu musaza witwaga Eli yari umutambyi, yari azi byinshi byerekeye umurimo w'Imana, nyamara abana be bari ibigoryi. Kandi iyo yumvaga iby'ubugoryi bakoraga, Eli yarabateteshaga akababaza adashaka kubahana byimazeyo. Maze ubwoko bw'Imana buragenda burazinukwa, bwumva buhaze cyane kandi buzinutswe igitambo cy'Uwiteka. Iyo ndwara yo kudashaka kuvuga icyaha mu izina rero no gucyaha ibibi biri mu itorero mu ishyanga ry'Imana uyu munsi, niyo yitwa indwara ya Eli. Kandi iyo niyo Pastor David Gates ari kuvuga. Aravuga ati dufite abagabo bashobora kuba ari beza mu itorero, atariko nubwo ari beza mu byo bizera, ntacyo bari gukora ku bibi bikabije biri kugenda byaduka mu itorero ryacu. Ati mu gihe bafite za mikrofone bakagombye kugira icyo bavuga bagacyaha ikibi kiri kwaduka mu itorero. Ati nyamara baracecetse. Nyamara iyo hagize uzamura ukuboko agatanga umuburo, muramwataka mukamugabaho ibitero. Mwagiye mumureka, mwaretse abo bantu b'Imana bagacyaha ibyo bibi biri kwaduka mu ishyanga ry'uyu munsi, ko mwe mudashaka kubicyaha. Mwaretse abo bantu b'Imana bakamagana abo bahungu ba Eli bari gutuma ishyanga ry'Uwiteka rizinuka ibitambo by'Uwiteka. Benshi mu ishyanga ry'Uwiteka baragenda bazinuka ibitambo by'Uwiteka kubera aba bahungu ba Eli baza ku ruhimbi. Baragenda banga kugera aho abahungu ba Eli bateranira. Bararirimbira ku byaha byo kwihandagaza, kandi ibyo barabikora. Eli abireba arababwira ati bana banjye ni iki gituma mukora ibyo? Reka abana banjye nimusigeho. Ba Eli benshi uyu munsi bararwaye. Uyu mupasoro akomeza agaragaza isoko y'ibibi byose turi kugenda tubona mu ishyanga ryacu uyu munsi. Pastor David Gates akomeza avuga ati Imana ni nyagahunda, irashaka gahunda, irashaka ubumwe, irashaka ko umurimo ujya mbere, kandi yashyizeho itorero kubera iyo ntego. Iyo ntego yonyine. Nyamara twagiranye amasezerano n'urwiyunge rw'amadini rubangamira umurimo. Dufitanye imikoranire na Roma, tukagirana amasezerano n'umuryango w'abibumbye. Twishingikiriza ku nkunga ya za leta, maze hagakenerwa kumanuraho gato ku byo twizera ngo harindwe za kaminuza zacu, ibitaro byacu, kandi tugakurikiza gahunda nshya y'isi. Amahame yacu n'indangagaciro byacu bigomba kuba ibitambo niba dushaka kubana neza na za leta. Niba ushaka inkunga ya za leta, ukeneye kugira ibyo uhara kugira ngo ubone inkunga yazo nyine. Byose ntushobora kubibona. Ni nayo mpamvu dufite ibibazo by'imyitwarire mibi, abahuje ibitsina
ndetse n'ibibazo by'uburyo bwose by'isi byinjira buhoro buhoro muri za kaminuza zacu, kuko nyine dushaka inkunga ya za leta no kwemerwa kw'ibigo byacu byemejwe n'abo hanze. Cyari ikindi kibazo na mushiki wacu Ellen White buri gihe yatangagaho inama arwanya ibyo bintu. Romarinda cyari kimwe mu bigo byiza. Dr. Kellogg yari umwe mu baganga bubahwa cyane muri Amerika ya ruguru. Ibyo twari dufite nta n'umwe wari ubifite. Ntabwo twari dukeneye kwemezwa n'abantu bafite amahame ari hasi y'ayo twari dufite. Ntabwo nabigenzuye, ariko numva ko ngo za kaminuza zimwe na zimwe nka Harvard ngo ntabwo bajya bakenera ibyo byo kwemezwa n'izindi nzego, kuko izo kaminuza ziba zaramaze kwemezwa n'ireme ryazo ry'uburezi ryo ku rwego rwo hejuru. Baravuga ngo twe ntabwo dukeneye umuntu utubwira ngo tumeze neza cyangwa ntitumeze neza. Twashyizeho amahame umuntu wese akeneye gukurikiza. Ibyo nibyo Imana yashakaga ko dukora. Yashakaga ko ubutumwa bw'Abadivantisite na sisiteme y'uburezi bwa Kidivantisite bishyiraho amahame akomeye kugira ngo tube umutwe aho kuba umurizo. Umuntu uri ku mutwe ntabwo akeneye kwemerwa n'abari ku murizo. Rero iyo dukurikiza gahunda y'Imana ntitwari gukenera isi ngo itubwire iti yego ibyo muri gukora nibyo. David Gates ni umwe mu bapasitoro b'Abadivantisite bakunda kuvuga badaciye ku ruhande. Muri ubu butumwa bwe agaragaza ibintu bikomeye, avuga yuko itorero ry'Abadivantisite ryatanze ukwizera kwabo n'amahame yabo mazima w'ibitambo kuri za leta zo mu isi, ngo kugira ngo naryo rihabwe ubufasha butandukanye. Aravuga ati twamanuye gato ku mahame yacu kugira ngo tubashe kubona inyungu zivuye mu mpuzamadini. Turemera tugurisha amahame yacu no kwizera kwacu kugira ngo tubashe kwakira inkunga ya za leta, ngo za kaminuza zacu zibashe kurindwa, ngo ibitaro byacu bibashe gutekana. Uyu mupasitoro akomeza avuga uburyo twemeye gukurikiza gahunda nshya y'isi kugira ngo ibigo byacu bibone inkunga, birindwe kandi bishyigikirwe. Maze aravuga ati bayobozi, niba mushaka inkunga ya za leta, nyine namwe mugomba kugira icyo mutanga. Nubwo ari inkunga ntabwo mwaziherwa ubuntu, mugomba kugira iby'isi mwemera bikaza mu itorero, mukagira ibyabo bashaka, bakabaha inkunga, namwe mukamanura gato ku byo mwizera, mukabona gufashwa no kurindwa. Ati kuko ibyo byose ntushobora kubibonera icyarimwe. Ntabwo uzagira amahame yuzuye ngo n'umuryango w'abibumbye ugufashe, ngo na za leta zigufashe. Aravuga ati kimwe kigomba kuba igitambo, ukagira kimwe ugahomba ikindi, nta kundi byagenda. Kubw'ibyo uyu mupasitoro aravuga ati niyo mpamvu dusigaye dufite ibibazo by'imyitwarire mibi mu itorero. Ati nk'ikibazo cy'abatinganyi mu itorero. Ati kandi ibyo byose bigenda byinjirira muri za kaminuza zacu, nyine ngo kuko dushaka inkunga n'ubufasha bwa leta tukabareka, kuko kwizera kwacu n'amahame yacu byamaze kugurishwa, nyine twabitanzeho igitambo. Mu yandi magambo aravuga ati nukora kuri abo ngabo ukagira icyo ubatwara, nawe ntuzongera kubona inkunga. Ubwo bivuze ngo ntiwemerewe kubakoraho nyine. Ubundi wa mugani ni gute korari zijya kuririmba mu yandi madini tutizera kimwe, itorero rigaceceka, korari ikajyayo rimwe kabiri gatatu, ubuyobozi bw'itorero bucecetse kandi bidahamanya n'amahame y'ukwizera kwacu. Abantu benshi bamaze gufatwa n'iyi ndwara ya Eli ku buryo batagicyaha ibyaha byabo bafite mu nshingano. Ababyeyi bamwe na bamwe barwaye iyi ndwara ya Eli, ntibashaka gucyaha abana babo. Abayobozi mu nzego nyinshi z'itorero barwaye iyi ndwara. Abantu barambara uko bashaka bakajya ku ruhimbi mu nzu y'Imana, kandi bafite gahunda ku ruhimbi. Barajya kuririmba mu madini agize urwunge rw'amadini, itorero rirebera rigaceceka. Maze nk'uko David Gates abivuga, hagira uvuga ko inyandiko zacu zitabyemera, ko amahame yacu twizera atabyemera, agahagurukirwa ngo arwanye itorero, ngo ni umwanzi w'itorero n'ibindi. Nyamara iyo dusomye mu nyandiko z'ukwizera kwacu, dusanga abarinzi bagomba gukumira ibibi mu itorero. Mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka baranditse ngo itorero rikeneye gucyahwa, kuburirwa, kugirwa inama. Wemera ko itorero mu gihe nk'iki rishobora kugirwa inama? Impamvu itorero rigomba kugirwa inama ni uko ririmo ibibi byinshi, kandi ibyo bibi bizanwa n'abaririmo batahindutse. Rigomba kuburirwa kandi rigacyahwa. Niko muri iki gitabo ku gihamya cy'ijana na 59 handitswe.
niba uri mu itorero ukaba uri mu mwanya nk'uwa Eli, ibibi bigakorwa ubireba ntubicyahe, ni ukuri inzu yawe izagibwaho n'urubanza, kuko waretse abahungu bawe bakazinura Abisirayeli ibitambo by'Uwiteka. Niba uri umuyobozi ukaba uhagarariye icyiciro runaka mu itorero, ukwiye gusuzuma niba icyiciro cyawe atari cyo Satani yaciyemo akazinura Abisirayeli ku bitambo by'Uwiteka. Ibyo Pastor David Gates avuga byo kugabanya gato ku byo twizera ngo tubone inkunga ya za leta n'ibindi, umuyobozi w'itorero ry'Abadiventiste ku isi Pastor Elton Coiler aheruka kubivugaho, avuga yuko hari abantu bamusabye kumanuraho gato ku by'isabato ngo Abadiventiste babone ibiryo, yabyanga ngo Abadiventiste bakimwa ibiryo. Aha yaravuze ati ntitugomba kugurisha indangagaciro zacu ngo dukunde tubone ibyo kurya. By'uko kumanuraho gato ku byo twizera ngo isi igire ikiduha byatangiye kera no mu itorero rya Gikristo. Iyo niyo ntwaro Satani yakoresheje igihe itorero ry'Imana ryari ryunze ubumwe ari ryiza mu byo bizera, bemera guhuriza hamwe. Mu gitabo cy'intambara ikomeye ku cyigisho cya 3 baranditse ngo ubwo bwumvikane bw'ubupagani n'ubukristo. Kinda ku magambo dutangiriyeho, aravuga ngo ubwo bwumvikane bw'ubupagani n'ubukristo bwaje kuvamo gukomera k'umunyabugome wari warahanuwe ko azarwanya Imana kandi akishyira hejuru. Hepfo yaho baranditse ngo gushaka kwibonera indamu n'icyubahiro by'isi byatumye itorero rishaka kwemerwa no gushyigikirwa n'abakomeye bo ku isi, kandi kuko ryari ryihakanye Kristo ryohejwe kuyoboka uhagarariye Satani ariwe mwepiskopi w'i Roma. Niba wakurikiye neza amagambo tumaze gusoma, tubonye ko icyatumye umunyabugome akomera n'uyu munsi akaba ahora ashaka kumena amaraso y'abera ngo ni uko ubupagani bwumvikanye n'ubukristo. Iyo bitaza kumvikana nta karengane kaba karabayeho, kandi itorero rirenganya abana b'Imana ntabwo riba ryarabayeho. Kandi tubonye yuko kimwe mu bintu byatumye itorero ry'Imana rimanuraho gato ku byo bizera bakumvikana, rimanuraho gato ku byo bizera rikumvikana n'ubupagani, ngo ari ukugira ngo ribone indamu n'icyubahiro by'isi. Byanditswe mu ntambara ikomeye ku cyigisho cya 3, uzabyige neza. Niyo mpamvu uyu mupasitoro David adaciye ku ruhande avuga yuko iri torero naryo ryemeye inkunga ya za leta ngo ibigo byaryo bitekane, ryemera guhagararirwa mu muryango w'abibumbye, ryemera kujya mu mpuzamadini n'ibindi, rigiye gushaka inyungu z'isi n'ibindi. Mu yandi magambo aravuga yuko naryo ryaguye muri uwo mutego. Asoza agira inama ubuyobozi bw'itorero nk'uko no ku bandi bigenda, abasaba gushikama no gushyira imbere ibyo twizera ariyo mahame y'ukuri kurenza izindi nyungu zose, kandi ibyaha bigacyahwa kugira ngo iyi ndwara idakomeza gukwirakwira. Wagize neza kubana natwe muri kiganiro kibandaga ku butumwa bwa Pastor David Gates. Dusoreje aha, wabanye na Jacques Lameke. Gira amahoro, Imana ikurinde.